Mariya Yohana ubundi ababyeyi be bise Mukankuranga Marie Jeanne ni umwe mu banyarwandakazi bitanze bikomeye, yihanganira byinshi kandi yigomwa byinshi mu buzima bwe, cyane cyane mu rugamba rw'inkotanyi mu kubohora u Rwanda. Mu kureba kure kwe, Mariya Yohani yanahanuye intsinzi kandi itaraba. Yabaye umwarimu w'abana bato muri za 60, yanabaye umwarimu w'abantu bakuru, abinyujije cyane mu ndirimbo zifasha kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no mu ndirimbo zo gukunda igihugu. Nubwo ubuzima butagiye bumworohera, iteka Mariya Yohana yagiye yishakamo imbaraga zo gutwaza kandi agatsinda. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho. Umubyeyi Mariya Yohana, mu mateka yawe muri byinshi wanyuzemo, nkeka ko hari iby'ingenzi byatumye ubu uri we umunsi binagaragarira mu byo ukora. Wabitunyuriramo muri make? Urugendo rurerure. Narize amashuri nk'abandi y'icyo gihe, primaire, secondaire, ariyo twe twabyitaga mu gihe cyacu byari école ménagère. Niho abakobwa bigaga bakaba bazamutse. Ndangije natangiye kwigisha 61 ndashaka, ariko mu gihe kitari cyiza, cyagiye cya Prosoma, Parme Hutu, Yinar, Rader, ariko mu myaka yacu ntabwo twabyumvaga cyane. Muri 61 mu kwezi kwa munani tariki 25 nibwo nabyaye umwana wa mbere. Iminsi 8 ishize byitwa ko ndi umubyeyi uvuye ku kiriri, nibwo batwirukanye, nibwo batutwikiye, nibwo icyo gihe mu Rwanda kwica byari bitaraba byinshi. Barakwirukanaga bagasigarana iyo nzu, ukomongana, bagasigara basahura, batwara ibintu. Natwe niko byatugendeye. Turavuga ngo reka tujye Bugande. Hari n'uwabwiye papa ajya kwambuka ngo ugiye ntagufomoje iyo nda. Ndati Imana irayigutwaye, njye ati Imana iragutwaye nyaku singutukana kuri ikigoryi gusa. Turagenda tujye Bugande, tunyura za Kagitumba, tujya mu mpunzi nk'abandi. Narabaye umwarimukazi, sindatangira gukora ubuhunzi, ntabwo batwemeraga. Biza kugera igihe bati turashaka abarimu bigisha ko bafite icyemezo cy'uko bize amashuri. Ndagenda njya kureba munsi ya myenda, ndakarambura neza, ndagenda kerekana, baranyemera. Muri ubwo buhunzi, uwo mwashakanye yaje kurwara cyane, byabaye ngombwa ko ujya wifasha byinshi mu mirimo itandukanye no mu kurera abana. Izo ngorane nazo wabashije kuzitsinda. Umuntu yakwibaza aho wavanye ubwo butwari n'icyo wakoresheje. Bitewe n'indirimbo twabigishaga, ubu ntabwo turi iwacu, dufite igihugu, u Rwanda, turi Abanyarwanda. Ariko bakakubaza bati wavanyweyo n'ikize? Baratwirukanye, bakabirukana iwanyu, tugatangira ugasobanura, ariko ukabasobanurira bamaze kuba bakuru, batakira abana bato kwibabwira basanga ari ubusa. Ariko mu ishuri noneho tugashyiramo n'indirimbo bitewe n'itariki 20 y'ukwa gatandatu, ku munsi mukuru w'impunzi zo ku isi yose. Aho twaririmbaga tukinigura, ukereka umwana ko atari iwabo. Ni naho ngira ngo hagiye hava ibitekerezo by'abantu, uko batekereza kugira ngo abo bahungu bacu n'abakobwa bafate ikintu gikomeye cyo kugira ngo batabarire igihugu. Ka gahungu ka nyuma kagera mu mwaka wa 7, urugamba rwatangiye, arangije P7, ategereje ngo azabona secondaire, abona abana urugamba rwatangiye muri 90, yigira mu gisirikare. Agiye asanga mukuru we yagezeyo, bakeyo bose. Umukobwa arakomeza ajya mu mushinga wa Médecins Sans Frontières, abariho
baragenda bamwigisha ibintu by'ubuganga abibamo, akajya ansura tukajya tuvugana, bityo akajya aza gukora no ku ivuriro ry'iwacu Shungerezi, bityo. Nk'uko bivuga abana bawe babiri b'abahungu bombi baza gutabara, yewe baza no kugwayo, baza kugwa ku rugamba mu bihe bitandukanye. Uko gutandukana nuko kubaho utazi amakuru yabo, byo wabanye nabyo uti? Icyampungabanije ni urupfu, kumva ngo bose barapfuye, naho uhungabana, ariko kandi nkongera ngasubira inyuma muri jye gakomera, nkumva ko batagiye gukina umupira, batagiye bajya kubyina bashagirira berekana umuco nyarwanda, bagiye bafite ikibajyanye. Kandi urwo rupfu ntirwatoranije abana banjye jyenyine, hari n'abandi babyeyi bagize ibyago, abana babo bagendana n'abanjye, n'undi twari benshi. Noneho wabirenzaho umutima ukibuka na ba bandi bagiye gutabarwa, nabo bashize aho ngaho, kereka ufite umutima. Jye ntabwo nari mfite agatima koroshye cyane, nagiraga yego gukunda abana bibaho n'impungenge zibaho, ariko hari aho umuntu yisubiza, uribaza kandi ukisubiza. Ko wakomeje ukarwana urugamba uha abandi morali, ibyo byakugoye bingana iki? Tubwira uburyo wabyifashemo. Bajya gushyiraho itorero ry'indahemuka rikaba irya Cyamamo turi hanze, namenye uwo mwana wanjye w'imfura amaze gupfa. Naravuze ngo sinshaka kongera kuririmba, sinzongera n'ibyo naririmbye na za nsinzi na turatashye inkotanyi z'amarere n'ibindi byose, ntabyo nzongera kuririmba, reka nicare. Urumva umuryango wari umaze gukomera, babwira umukobwa umwe bati Mariya Yohana yaratunaniye ngo ntabwo azongera kuza, azaririmba. Anyandikira ibaruwa nini, arambwira ati haguruka ngwino nsange yabaga Kampala, anyohereza itike, iwanjye urahazi, dore itike, ngwino nsange nkubwire. Nari narishwe n'amarira, noneho ndagenda njyayo, ndambwira nti icyo ngusaba umvugishe, nari inshuti ya nyina, umvugishe ariko ntugire icyo umbwira cyerekeye kuririmba. Nararangije, sinzongera kuririmba, ibyo narihimbye narabihimbye, nta bindi. Ati ndabyumva rwose, aranyakira. Arangira ati niko se ye, ndagusaba agiye ngo ntekerereze ibyo wumvise, uko umwana wawe yapfuye n'ibindi. Ndabimubwira byose, ndira, aramfasha. Arangije ati noneho rero kereka noneho twihangane. Barambwiye waruhutse, nti kuki utaruhukira se mu ndirimbo z'umuryango? Wakwihanganye, umaze kuyimbwira kandi ukaba wihanganye, ugakomerezaho indirimbo z'umuryango, ugafatanya n'abandi. Si we wenyine, nanjye uzi ko napfushije mama we yari yarankozeho nabi cyane nanjye ku mutima, nuko kuko niwe wampaye icyo kwambara maze kubona akazi, niwe wa mbere wampaye inkweto, undi mumama ampa isaha, nanjye njya kugura ikanzu. Noneho ndavuga urabimpatira iki ko numva nta mutima? Ririmba uririmbe, ariko ugendane n'abandi, wivamo, kandi wari warabitangiye bakiriho. Byagenze bite mu kumenya amakuru y'abana bawe, ndetse uko uyamenya
ibyo byakugoye bingana iki? uwa mbere yarapfuye ndabimenya ndababara ko n'ubundi baravuga mu kinyarwanda ngo iyo upfushije imfura uta ibiheko, ariko njye ntabyo nambaye nuko nzi ko ariko babigenzaga. Ndababara ariko muhimbe mu kureka gukomeza kurira no kubabara cyane mbishyira mu ndirimbo, muhimbira indirimbo iyi irarangira. Noneho uwa kabiri kugira ngo nzabimenye twajyaga ku Murindi kuririmba, ukagenda ugira uti noneho nibura barambwe ndamubona, wagira ubaza ati uwo mwana ati yari afite akazina gasirino yitwaga Kirikiri, ati Kirikiri ari ubwo turi za Rushaki, ati ari Butaro nibo batwohereza, bari ku stock barohereza ibirayi by'abashyitsi, ubwo turi muri fundraising, by'abashyitsi baje nibo bari ku stock. Kumbe yapfuye kera. Nagera mu rugo bakambwira ese bite iby'umwana, reka da ntabwo twabonanye, ni na musaza wanjye twabonanye, ariko namusigiye umupira w'imbeho, namusigiye akanga ko kwifubika, yambwiye ngo arabijyana, musaza wanjye akabimpisha bityo. Noneho bigeze aho fundraising yabaye iya nyuma, nza kubwira umwana w'umuhungu wundi bajyanye, ndamubwira nti ariko ko wazanye na Kirikiri ko namubona byagenze bite? Arambwira ati ntabwo murabonana ntoya. Izo arambwira ati ngiye kukubwira, ngomba numva ntangiye kumva icyo bivuga. Ati mama Wendo niko banyitaga kubera umwana wanjye mukuru, ati mama Wendo ati Kirikiri yarapfuye, muhereza ukuboko, murakoze. Ati kandi ntugire ikintu ugaragaza ntihumura. Ariko nk'umubyeyi numva ndanizwe, ariko mbwira Imana nti manura icyo kiniga. Igihe nkibirimo barampamagara ngo ninze ndirimba insinzi, ndagenda njya kuri piste ndaririmba, umutima mwiza, abantu bagira morale, birarangira. Nuko ndacece nta karira n'akangana urwara nataye. Ndavuga nindira barambaza ikindeza. None se utashye mu Rwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi wasanze iki? Aho tugereye ino rero, umukobwa wanjye araje, ubwo nari naramwikuyeho muha iwacu, bari muri Kenya babana nawe. Noneho turatahuka, dutahutse abwira mama we ati mama nako, ati mama noneho ndagiye nsanze mama Wendo noneho ari wenyine. Nuko araza turabana, tugenda tuvuga, tuza dusanga u Rwanda rwarapfuye nabi. Ntangira kujya mpimba indirimbo z'icyunamo, ariko mu kubihimba nkumva nanjye ndiyubaka pe. Indirimbo ya mbere nyihimbana n'uwo mukobwa wanjye akiriho muri 1995, bitewe n'abantu twagiye tuganira. Noneho turayihimba ndayuzuza, turayipresenta 1995 twibuka, abantu barishima bagira agahinda, kandi ariko nibura barayiririmba, ndayiririmba barumva, mbese barishima tuvuge. Noneho 1996 yigeze
kwezi kwa gatandatu, kwezi kwa gatanu Angelique ararwara cyane. Noneho kuko itariki ya mbere y'ukwa gatandatu arapfa. Ahubwo mbonye akiruka, yibutse ko nta muntu usigaranye, arabona nkomeye, naho amarira yagiye ashirira muri byose. Uko nari mufite, uko narebaga n'abarembera, nuko noneho ikindi noneho mpitamo gukomera nk'uko yabinsabye. Ntibimbuza kurira, ntibimbuza kubabara, ariko ntibimperana, ntabwo bimperana. Niyo mpamvu igihe cyose njya navugana n'aba bana bacitse ku icumu, nkaganira nabo kenshi turanuzura cyane. Nti umuntu arashobora kuba umukristo, si ikindi ni ukwemera icyo Imana yakugeneye, yaguhaye. Kugusiga ntiwakomanze ngo yibwire uti jyewe uzansige, ntiwanditse ngo uyisabe, oya, ifite icyo yabikoreye. Rero inshingano ufite, fasha abandi nk'uko nanjye nabyiyemeje, nkumva nafasha ubabaye wese, nkamwereka kubabara ntabwo bigura, ariko mwegera umwereke, mbese mwiyereke ukuri, kuti nanjye bimereye bitya bitya bitya, byamereye bitya, gusa simpagaze, ihangane, komera. Kimwe n'abandi benshi njya nibaza ukuntu wowe kugeza uyu munsi ubasha gukomeza abandi, kandi uza amateka yawe yumva ko wowe washegeshwe. Ni ibintu bitashoborwa na buri wese. Reka abantu bose ntibahuza imitima, iki cya mbere. Hariho ubinanirwa akananirwa kubyiyumanganya, igihe cyose bikaba bimukomanga, yatangira kuvuga akarira, yatangira yaryama, bya bintu byose bikamubararaho. Sinasabye Imana kutarota ibyo nabonye byose. Nayisabye kutarota. Muri ya myaka yo kujya muri aho ngaho kuririmba n'ahandi, nibwo umugabo wanjye yaje. Twari hamwe, ari mu bakada bajya gukora ibindi, kwigisha ahandi, twese turafatanya dukorera Inkotanyi. Urumva rero, kandi noneho ngira amahirwe muri uko gupfusha, kumenya abapfa n'abapfuye, nagize amahirwe yari ahari, turafatanya. Uretse aho atiyumanganyaga, ni ukumva natangiye guhimba indirimbo y'umwana wanjye wapfuye. Rero ngo hagati, ubu ugiye gusara ndakureba, ntabwo nzasara, reka agahinda kanjye gashirire muri izi ndirimbo, mbaririmbe, ninamwibuka ndirimbe, ndire wenda, ariko ndahora simfa, ndaza guhora ndaceceka. Birumvikana ko mu buzima wabayeho hatabuze n'ibyagushimishije, ariko akenshi abantu tumenya ibyagiye bimenywa, kandi birimo ibyagushegeshe cyane, ibyababaje umutima wawe cyane. Ko baririmbye ubundi mutavuga ubusa, baririmbye nkawe ntimuvuga ubusa, muvuga ibibarimo, muvuga ibikomeye umuryango uba ukwiye kumenya no kwitaho. Ni gute ubasha ute gushyira ibyo bintu mu ndirimbo, ukanazigeza ku bantu yewe n'abakureba, ariko ntibigukubite hasi? N'ubu hari ubwo nakwiherera nkabibuka nkarira, nkabwira Imana nti wongera unkureho ibyo bintu, ntabwo bishira, ntazagire ukubeshya, ariko imitima ntihwanye.
hari unanirwa gukomera pe rwose agaheranwa akabaho igihe cyose akananuka agashira ariko nasabye Imana ko izankomeza. Iki gihugu narakirwaniriye nkiririmbira, nakirwaniriye mu ijwi ryanjye. Noneho ubwo ndimo rero ni iki se cyatuma ntakomera? Ni iki cyatuma ntakomeza n'abandi? Nibwo nahereye ko ninjira muri cyunamo, kuko abantu benshi bazi ko nacitse ku icumu. Nta na rimwe mpimba indirimbo y'icyunamo ntarira, ariko namara kurangiza nkavuga noneho ninjya hariya kuririmba, Mana mfashe sindire, urira rire, ariko nibura rire yumva ijwi ryanjye muririmbira, niba mwibutsa, niba mukomeza icyo ari cyo cyose. Namara kuva ku meza nkicara mu bandi nkarira. Nshobora kurira ngarutse kwicara, nibura nkomere mubwire mu ijwi ryanjye, ariko nibura yumve ko afite umuntu umufashije. Niyo mpamvu nirinda kurira, kandi icyo nsabye Imana irakimpa. hari indirimbo yitwa Nyibutsa Nkwibutse kuri uyu munsi twibuka. Watubwira amateka y'iyo ndirimbo? Iyo ya mbere nahimbanye na Angelique, ya mbere yitwa Nyibutsa Nkwibutse kuri uyu munsi twibuka. Wari hehe n'undi yari he? Umwe ati jye nari mu rufunzo, mvuyemo, ubwo yarahabyariye, barahamusanga bamwicira umwana, baramuteka, baramumugaburira. Ati jye nari bampembye ikivune cy'umwana wanjye. Undi ati jye nanduye nyagutsindwa sida. Undi ati jye narakangutse nsanga naciwe amaboko, ababyeyi bandambitse iruhande. Undi ati jye nabonye uwo twavuganaga. Mbese ukabishyira mu ndirimbo. Bigeze kunsura ari abana bageze kuri 20, baraza mbashyiraho umukeka, turicara turaganira, ariko umwe akavuga akana duke cyane, ni kandi muzaturika imitima, mujye mufunguka muvuge, tubafashe turire. Nimureke tubiririmbe, ariko nimuvuge. Ubwo urumva jye naririmbye ibyo abantu banganiriye. Ntabwo umuntu azakubwira ngo wibagirwe ko wapfushije umwana, wibagirwe ko wapfushije abana, wibagirwe ko wabuze ababyeyi, wibagirwe ko ntabwo ntibibaho, ntabwo udakomeretse. ariko kubera kwihangana no kureba nawe ubwawe urihendahenda, ukihendahenda, ukiguyaguya, ukagendana n'abandi, ntibakubonemo umuntu waheranywe. Nabyo si byo. Kuganiriza umuntu wakomeretse agukundiye, hari utavuga, hari abatavuga. Bavuga se ndavuga ibiki, genda rwiza mama, ndarata inkovu z'imiringa kunapfushije. Ariko iyo ufunguye ukavuga, hari n'ibyo mba nabahishe nanjye, hari ibyo ntavuga. Ariko iyo uganiriye uraruhuka. Mariya Yohana, wagenze urugendo rurerure cyane rw'ubuzima, rw'ibikorwa wakoze, ibyo wanyuzemo, ariko se kugeza none n'ubwitange wagize n'umutima wagize, uyu munsi ni icyo ureba ugasanga kikurutira ibindi wishimiye mu kuba warakoze ibyo byose? Hari umuntu wambajije ngo ariko ko waririmbye insinzi, hanyuma leta, abayobozi baguhembye iki? Tanga ntijewe. Bari bazi ko, ngira ngo yari azi ko mvuga ntacyo bampaye, nta n'akazu bampaye, nta n'udufaranga. Ntabwo ariho nagendeye. Icyo gihe jewe nambwiye ko nabonye igihugu,
igihugu kirahagije. ari ubwo kupfusha abana baguye mu rugamba rwo kurwanirira amahoro y'igihugu, ishema. Ari kuririmba indirimbo zikagira icyo zifasha ku gihugu, ukagisubiramo kikagira umudendezo ungana utya, nabyo ni amahoro. Ngize amahirwe byakora kuri buri munyarwanda uwo ari we wese wumva ko bifite akamaro. Ubyirengagiza ibyo nawe ni umutima we, ariko wumva ko ibyo bintu byose byabayeho kugira ngo igihugu kibe kizima, kibe cyiza, kibe gihagaze uko kimeze, uko abana bakirwaniriye bakaba bagifashe bagipfumbatije neza mu mahoro. Ni amahoro kuri ye. Urakoze cyane mubyeyi Mariya Yohana, uri intwari mu zindi.